nagira ngo nkwifurize amahoro wowe ukurikiye YouTube channel. Uyu munsi nagira ngo dusangire amahirwe yo kwinjiza amafaranga mu buryo buri online umuntu atavuye ahari, bwitwa Adshela. Adshela ni company ikorera muri Kenya, imwe muri company muri uyu mwaka byoroshye kwinjizamo amafaranga utavuye aho uri wawe usabwa ibintu bike cyane. Ni company rero ikeneye igishoro gike cyane ugereranyije n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga mu bundi buryo cyangwa se mu zindi company zitandukanye. Adshela ikenera ubushoro mu buryo bubiri. Hari ushobora gutangira kuri starter pack. Starter pack rero batangiza 1500 cy'amanyarwanda. Hakaza na premium pack. Premium pack batangiza 5000 by'amanyarwanda. Company rero yinjizamo amafaranga gute? Iyi company yinjizamo amafaranga ureba udutangazo tugufi twamaza bita ads view. Donc buri munsi hari amatangazo yamaza company guha ukayareba ukaba winjiza amafaranga niba waramaze gufunguzamo konti. Reka rero tugende step by step cyangwa se intambwe ku yindi kugira ngo tumenye uko amafaranga yakugeraho cyangwa se wayinjiza cyangwa ukajya urya amafaranga adashira. Icya mbere ni ugukora konti cyangwa se creating account. Konti creating gute? Ushobora kwinjira kuri link nashyize muri description y'iyi video ugashyiramo amazina, ibintu byose abwa n'ibintu byoroshye cyane, amazina, username, password n'utundi nk'utwo n'ibintu byoroshye. Hanyuma ubu ukaba creating account cyangwa se ukajya muri ads muri Google ukandikamo adzela.com bigafunguka nabyo kuzuza bya bindi. Icya gatatu ushobora no kujya muri Play Store ugasearchinga Adshela. Iyi application nayo yitiza ukayinstalla niba udakunda guhora ujya ku rubuga kuri .com n'iki ukayinstalla application, ariko gufungura account byo ni bimwe, it's the same. Icya kabiri, iyo umaze gufungura account ukurikiza iki? Iyo umaze gufungura account ubwo ufite icyo gishoro cy'1500 kuri mobile money yawe cyangwa se cy'5000 kuri mobile money. Starter pack rero yawe cy'atanu cyangwa premium pack 5000 ubigenza gute? Hari nimero ebyiri ukenera kugira ngo utangire gukora iyi business. Nimero ebyiri, iya mbere ni nimero woherezaho amafaranga. Doko nimero uri bwoherezaho amafaranga. Kugira ngo wohereze amafaranga ujya kuri sim card yawe, kuri telefone yawe ukandika akanyenyeri 830 igihugu ugahitamo Kenya ugakurikiza amabwiriza. Kohereza 5 cyangwa kohereza 5. Iyo umaze kohereza ayo mafaranga, ya message baguha ko wohereje amafaranga kuri nimero runaka ko byagenze neza, donc ya MTN guha yifate screenshot. Numara kwifata screenshot, iyo screenshot uyikeeping. Hanyuma ujye muri WhatsApp wandikire nimero yindi ya kabiri nayo iri muri description. Uyandikire uyoherejeho iki? Uyohereje ya screenshot umaze gufata kuri nimero wohereje amafaranga ya mbere, doko ku ya kabiri woherezaho screenshot, username wakoresheje creating account, amazina bwite ubwo nayo abariwe kuri iyo nimero yawe ya MTN ukoresheje wohereza amafaranga, igihugu, ngira ngo ni ibyanyuma ukanabasaba ko baactivatinga account, Adshela account. So ubwo nibyo ngibyo. Wa ukoresheje pack cy'atanu cyangwa 5 nibyo basaba. Hanyuma nimero ya kabiri kigufasha activatingira account, yego. Hanyuma ikanagira gute? Ikanaguhereza link uri bwinjirireho. Cyane cyane muri iyi minsi no byatembera bari gukunda gusaba umuntu ko yahita akoresha application. Bahita baguhereza link uri bwinjirireho ugahita ugera muri konti yawe. Ako kanya bakimara kuguha link ukayinjiriraho, ugakoresha username yawe na password yawe wakoresheje creating account imbere, uhita utangira gukora ads view. Tuko utangira gukorera ya mafaranga. Iyo umuntu yatangije starter pack y'1500 bamuhereza ads z'ijana buri munsi. Hanyuma byagera ku mafaranga 3500 ukaba wa requestinga kuyarotira. Hanyuma wamara nyine ukarequestinga kuyarotira. N'umuntu utangije 5 rero bamuha ads za 500 ku munsi. Nawe yashyitse amafaranga 3500 akaba ya requestinga kurotira. Hanyuma ikindi yenda banaguha ibyo bita spinning, ni ugukaraga icyuma cy'amahirwe, spinning. Hanyuma ukagikaraga inshuro 2, ugitangira ukaraga inshuro 2, hanyuma amafaranga avuyemo nayo yaba 1000 yaba 1010 yaba 1000 bingahe nayo ajya kuri account yawe ku mafaranga uzarotira nayo azamo. Hanyuma rero
ikindi yenda umuntu yakubwira ni uko kugira ngo urotire nabwo uburyo kampani yinjiza amafaranga ntabwo ari ukukaraga icyuma gusa cyangwa se kureba ads, ni uburyo bita referring, gushaka aba referrals, kwa kundi umuntu yinjirira kuri link yawe. Ushobora kuba ufite inshuti, ufite umuvandimwe, ufite famiye, ufite abantu mukurira muri groupe za WhatsApp, za Facebook, za hehe, abo bantu ukabashishikariza kwinjira muri ads bakishyura ariko bakoresheje link wabahaye wowe wakuriyetinze. Aho ngaho rero umuntu yatangije icya5 akakwinjiriraho ku cya5 baguha amafaranga 700 y'amanyarwanda. Iyo yinjiriye kuri pack ya 5 baguhereza 1000 cy'amanyarwanda. Ayo nayo ni inyungu ubonye kubera ko nyine yinjira kuri konti yawe. Ikintu ugomba kumenya nuko kugira ngo urotire bwa mbere ugomba kwinjiza umuntu kandi ugakora ibyo bita upgrading account, no kukavana kuri ya konti y'5 ukayishyira ku ya 5. Kandi ni ibintu byoroshye cyane, urumva kuva kuri ads 100 ku munsi ukajya kuri ads 500 ku munsi, ukinjiza umuntu umwe ugahita urotira amafaranga yose agezemo akayaguha. Ni ibintu byoroshye cyane, kandi muri iki gihe turimo turashishikarizwa ibintu bijyanye na technology. Ubwo ni uburyo bumwe nashoboye kukubonera ushobora kwinjiza amafaranga, waba uri mu murima, waba uri ku kazi, waba uri ku ishuri, waba uri mu rugendo mu modoka. Ibyo birashoboka cyane, gusa bigasaba yuko nawe ushyiramo umuhate kugira ngo abandi bantu nabo bashobore kugira iyo opportunity, kuri aya mahirwe baninjire kuri link yawe winjiza amafaranga menshi cyane. Urumva niba utangiye kuri premium pack y'ibihumbi 5 ukajya ureba ads za 500 buri munsi, ukinjiza abantu 10 b'ibihumbi 5, urumva yuko wakaraze na cya cyuma n'iki, urumva ko nuri questinga kurotira usarotira amafaranga menshi. So ni umwanya wawe rero kugira ngo mushobore kwinjiza ayo mafaranga yo muri ads hela, kuko ni amafaranga adashira n'ubuzima bwawe bwose, keretse ubwo ni wanabisigira n'umuvandimwe n'iki. Tangira rero uyakorere kuko birafasha cyane. Muri iki gihe gusohoka cyane bigoye, bisa naho uri wakomeje ko hari icyo uri gukora kandi cinjiza inyungu. Ndagushimira rero. Ubwo muri description ya video ndashyiramo link y'iyo kampani ya ads hela, ndashyiramo nimero wakorezaho amafaranga kuri Momo, ndashyiraho nimero wakorezaho screenshot n'amayuzaname byayo nakubwiye. Kandi hagize ikibazo yenda wifuza ko twasangira ku bijyanye n'izo opportunities zo kwinjiza amafaranga muri ads hela, wanyandikira kuri Facebook kuri Gaetano Musaninshimiyimana, hanyuma nkagufasha, n'abandi nagufashije yenda 100% nkakubariza muri ads hela, hanyuma nawe ukaryoherwa no ku mafaranga ya online. So enjoy.